ase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko Muheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se tabuze someone who can say I'm not feeling you. What? That's when the mikubwira, like, what did you think? It's hard. Ngo njye nawe duhurire mu kazi gusa yarambabaje ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant, ntabwo ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid avoiding instead. So ubundi se Muheto wamwizeyemo iki ku buryo umuwera open to that level, ariko nyine iryo ni kosa nari rikoze and I agree. Ariko nanone kuba nakoze ikosa, like kuba nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza, sinzi niba uri kumujuraho. Yeah, wakoze ikosa uwo arikoreye noneho niba uri kugupenaliza. Noneho ikindi kirimo Muheto ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabikubwira ko that's my life, that's ni akazi kanjye. Ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye Muheto since day one. Utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi, uri kumva? Aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose. Uyu mwana ngomba kumuha happiness deserve. Other factors uzihorera kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money. Nashaka kumuha ibyishimo deserve. Uriya mwana yafighted for that, so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguhaye kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kujira akavuga ati ariko ubundi kuko wanalyzinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible. Ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jory uvuye kuri Jory uryamanye na Elsa uvuye kuri Elsa ugiye kuri ibyo byo it's impossible. That's impossible. Ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person, umuntu muri private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane, nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana, right? So ngatekereza all those factors why I'm not happy. Kukinisha ubundi se yanyimiye iki happiness? So compare someone who are attracted to I'm going to go down feeling okay. Go stay in your go stay in your lane. Reka mubwize ukuri mama siwe nta n'uhari noneho ngubu
nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga sibyo ubu nsigaranye ni abavandimwe mbura abavandimwe banjye I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness agire kuko happiness ndayizi kid ibintu nabijemo the way my trust guide me muri ibi bintu I will ariko ibintu byarambabaje kandi nzabikora Imana izabimfashemo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi hari abantu ese kid ntarakwandikira ese kid ntarakuvugisha ese kid ndabizi biranga n'ababikubaza n'abakora iki ntukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora yani Muheto nubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima gusa in terms of akazi my failure will be your failure exactly so nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo noneho nizeye ko mwabonye mu Miss Fit idakunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve it ntabwo nagiye nterure mu guteka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abamo fights nyinshi umwana wa kanaka aba nabashyigikiye aba nabashyigikiye many things but for me noneho ukareba umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gutya ukicarana na Muheto the whole day nanakubaza atari ko how about this person nanakubwira n'ibyo bavuganye uyu muntu mubana muto so cyangwa nk'ubu ni urugero njye nshobora kuza nkakubwira ati Muheto urabizi all those friends ni abashuti banjye but be careful about this person he's not good ntabikubwira to be honest uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu uko amamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararanye uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited Imana izabidufashemo ariko nyine ukabona umuntu wowe ko nagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you like I don't feel you rero anyway izindi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye Muheto to be honest naragukunze not as a girlfriend boyfriend no
handi ukunda umuntu umwana ndamukunda ibya boyfriend girlfriend ibyo ni ibintu byizana birabyuka bikaza cyangwa nibize ariko n'umwana nishimiye unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa kandi I will try my level best to make her dreams. Good dreams at least ndi muri bake ntabwo nyine wa mugani we ntabwo nyiyumvamo it's okay it's fine I'm okay ariko how like ngo can you say a weekend nawe uzaho ngiye nawe uzaho agiye aho tugiye it's fine ngo no akamara izo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoidinga ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe kukubwira direct ngo can you stop that you get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi Muheto aranyavoidinga in a way nawe ubibona ariko ntabwo ndi to be honest Muheto nubwo naba ndi fake hari igihe udashyiramo imiyago reka mwavoid like try to think ko his kid mukorana ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay, it's fine. Muheto mubwize ukuri sinubwiye mbura abavandimwe banjye sibona ngira bonyine. Yeah, I will fight for you. And I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya avuga ngo George muri n'abanyarwanda cyane avuga ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah, George muri n'abanyarwanda cyane avuga ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo ambwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze ariko ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness Muheto yambwiye ngo don't feel you ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira n'ikindi the other good thing about it ni uko bitaguhindura tu ikintu cyiza I appreciate that. No kumindura byo byarampinduye to be honest ariko hari ikitahinduka ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wa mugani wabasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi ikitampindukaho ni kimwe ni uko nshobora gufata reka Muheto nubwo nakwicara hano nkavuga ati okay reka nkora akazi ka Muheto gusa none ahantu bibera bibi ni uko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi navuga ngo ngiye gukora akazi ka Muheto none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time akazi ka Muheto no ni iminota ingahe akazi ke naka kandi akaba successful abantu akaba miss rwose nsaho yakoze ibintu ariko ngewe icyo nshaka is not that ngewe ndashaka personal growth ikimuteza imbere yazi Muheto no Miss Rwanda ibyo bizakora abantu bazishima bazabona ibiki bikorwa ngo bati cyo ndebe ni personal growth ku buryo umwana nishaka ngo wese ujuri ni yabaye Miss sabana se niba bikorwa biraho ariko personal growth icyo ndebe nicyo ngicyo personal icyo kiri personal so wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi mbashije kubikurikira akaba ari byo ngendera shana bikurikira kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep ariko that's not what I want. Just ndashaka kubona Muheto ndashaka kubona to be honest ndashaka kubona papa wawe mama wawe avuga ngo
care what you mean kandi you will reach. Amen to that. We will. Ariko kuvuga ngo it's fine. So, good night. Thank you for the ride. See you. Good night. And you take care. I will.